twe abaruda twafashe umwanzuro mwiza cyane werekeranye n'imisoreshereze misha myiza tuzanye. Iyo tuvuze abaruda nk'uko twemera imikorere ya ruda muri byose ishingiye ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku rwego rw'u Rwanda, 200 ku rwego rwa Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Bityo rero twimisoreshereze tuzanye muri iki kinyejana cya 21 ni imisoreshereze izagendanye n'imizamukire y'ubukungu bw'umuntu, uko akora ibyo akora byose mu bucuruzi, imirimo runaka iri hejuru y'igishoro cya miliyoni 6, uko bazajya basora bakurikize regressive. Iyo turayanze ni proportional, iyo nayo turayanze. Iyo dushaka ni progressive taxation system. Iyi progressive taxation system abaruda badukanye bazanye ni nziza cyane. Iyi ni ugusoresha umuntu uko ubukungu bwe buzamuka ari nako bugendana n'uko agomba gusora, kandi umusoreshwa muto agomba gutangira gusora ari uko afite igishoro cya miliyoni 6. Bityo rero iyi ruda progressive taxation system izafasha abaturage bose, duhereye ku bana bato, ubwo ni urubyiruko, ibitsina byombi, nibo bakene batagira igishoro kuri iyi si, kuko nibwo bakiba bakiza kuri iyi si. Nta mitungo yo hirya no hino bari banageraho mu buryo bwo kuyegera.